Ndabasuhuje kandi mbaha ikaze kugira ngo tubane muri iki kiganiro kuri One Vision Rwanda TV. Nitwa Jean de Dieu Ntakirutimana. Mugiye mudushyigikira nyamuneka turabibasaba kubera ko nta kindi bisaba no gukanda gusa kuri subscribe, no gukanda kuri like, no kuba mwashyira comment aho ngaho hasi natwe wenda bikatubwira ngo ubutaha twagira dute. Hanyuma rero ndi kumwe na Semugeshi bayingana aha ngaha kugira ngo tubagezeho amakuru anyuranye ari kuvugwa meze neza. Meze bien igihe kinini twaganiraga ariko mu buryo noneho bwa ma voice over kuri ubu rero twongeye kwishimira kuganana n'inshuti zacu cyangwa se abakunzi n'abakunzi b'amakuru muri rusange batureba icyo byongeraho hari icyo byongeraho rwose. Hanyuma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo nyanga abantu barabona video rwose abasore bitwa cyangwa biyita Amadubu, abasore bo muri MRDP twirwaneho bavuga ko bafashe agace ka Masango ni muri za Bijombo n'umudugudu uri aho ngaho mu misozi iringaniye ya Uvira. Hari haba imisozi miremire, imisozi iringaniye, yewe hakaba n'ibibaya, ni landscape ifite uko imeze. Na gace nabonye bamwe banavuga ngo ubu ngubu uhagaze aha ngaha Masango umuntu w'ibizigira ufite imbaraga rwose ashobora gufata ibuye akaritera rikagera i Burundi. Barahareba nko hakurya aho ngaho wagira ngo ni nk'urukuta cyangwa rumwe mu nkuta rukingirije Uvira. Ni ko umuntu nabitekereza ndetse ubu umuntu avuze ko Uvira yambaye ubusa, Uvira nk'umujyi ariko nagwa bibeshye kubera ko ibi bice bafashe headquarter no kuvuga ngo ni ibirindiro, kimwe mu birindiro bikuru by'ingabo muri karagace ka Masango muri groupement ya Bijombo. Hariya rero ni hafi y'u Burundi ntabwo wibeshye. Ibi kuko avansa kwa abarwanyi batwirwana na AFC 23 kuko twirwaneho nkayo ubwayo sinzi niba yebwa kubwo bushobozi bwo kuba yakimura FRDC muri headquarters. Ubwo bushobozi bw'Amadubu ariko sindishwa neza ko bubatse ubushobozi bwo kuba nkabo ubwabo natwirwaneho bakimura FRDC mu birindiro gusa no bafite abarwanyi kuko bafite n'abayobozi nka General Samatama bavuga ko ari umuntu w'umurwanyi ufite umuyobozi mwiza, umuntu upanga urugamba neza n'insinzi bishobora gukorohera. Uko byamera kose bishoboka ko harimo Yeremazayi 23 n'abatwirwaneho. Ibyo bari gukora rero ku kwimura FRDC hariya first of all no gutanga ituze muri karagace, ariko noneho Uvira twakomeje kugira twirinda tuvuga ko bayisubiramo bitewe n'iki hahise barabyibuka bayifata ibyakurikiye, ariko kuri ubaho bigeze none urabona ko bisa nk'ibishoboka n'ubu ngubu bwo basa nko bayifite nubwo batayirimo imbere ariko urebye bari kwigenzurira inyuma. Ubona kenshi bavuze Uvira ahanga bari kuvuga umujyi kuko nahanga bari muri Masango ni muri Uvira ni mu misozi iringaniye ya Uvira tuvuga umujyi kuyinjiramo. Dukurikije n'icyo ahahise agaragaza ubwo bayibigeregezaga suko badafite ubwo bushobozi, ahubwo nagace kari critical cyane ndetse nahangaha sinzi niba bari buze kuhatinda kuko ari ubikomojeho umuntu rwose ufite imbaraga afite ibuye yanagarikagwa mu Burundi ni ibirometero bike. Naho rero sinzi niba ya pression diplomatique itari buze gukora cyangwa se na FDNB igisirikare cy'u Burundi ngo kintervening hano. Kuko byamera kose kwa bari hano munibuke ko buriyo abarundi na Kongo bari kubara nago bara twirwana na M23 gusa panashyiraho reditabara bakanashyiraho na RDF. Bivuze ko ahantu iyi twirwana hiri bo mu mbone bumva ko na reditabara aho harira hari. Ubwo rero kure ku mwanzi ngaze yegera imipaka hano hatabira urugamba rwishiraniro rwo kwimura no gukora twirwana muri bino birindiro hari buze gukora ya pression diplomatique. Hari ikintu giyewe mbona AFC M23 n'ubundi FDNB ntiyigeze ibura kuyirwanya uzuti wenda bakenterevena ukagira gute, ariko n'ubu barenterevena nyine ni ukuvuga ngo kugenda bafata ibice n'iki byo ntabwo ari uko ingabo z'u Burundi zidahari. Ntabwo tuye tumenya ko ingabo z'u Burundi zavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ya bilateral agreement cyangwa se pact hagati ya Kongo n'u Burundi yatumye ingabo zijya muri 2023 ko yarangiye bavuyeyo. Ngira ngo icyo ni ikintu akenshi gitangazwa officiellement nkuko byatangajwe officiellement n'ubundi bajya kujyayo. N'ubundi rero ntabwo ingabo z'u Burundi zigeze zireka kwintervena n'ubundi zintervena ndetse nanakubwira ko AFC M23 MRDP twirwaneho. Reka mvuga AFC M23 none ahangaha kubera ko mbere n'ubundi muri Uvira twari tutarabona ko bari gufatanya na MRDP twirwaneho mu buryo navuga ngo bageruye. Reka mvuge AFC M23 gusa ntabwo bayobewe ko
ako gace bagiye gufata cyangwa bafite muri radari zabo kari critical koko mu buryo kuko bakagezemo. Nge nibwira ko kiriya gihe bari bakizeye ko ibiganiro bishobora kugira icyo bigeraho, bishobora kugira icyo bibafasha, bakavuga batoke ariko kumuhuza ariko tubwira atya natwe wagira atya wabikora ko wabona afite uburyo bwo kugira ibyo akemura twebwe twifuza ko byakemuka. By the way, nta nubwo bayoboye yuko birya duhora tuvuga ahangaha ibyo basaba byose batabibona, ntabwo babiyobewe. Ntabwo beko mu kuganira habaho ko ureka ibi nuri akareka ibi mugahurira ahangaha, ntibabiyobewe. Ariko kugerageza cyangwa gukora izi attempts zose yaba ari muri declaration ariko no mu bikorwa, M23 muri iyi minsi nahoze nkubwira ngo yigeze kugera igihe ivuga ukabona imvugo n'ibikorwa bisa n'ibitajyana kuri ku rwego rumwe. Ubu baravuga bakanakora. Now kuba M23 rero irimo gukora izi attempts yaba ari mu kuvuga no gukora, ntabwo iyoboye yuko n'ubundi ka gace kakiri kakandi, ntabwo Burundi bwimutse ngo bujya ahandi. Ku Burundi birimo ndi kubona nk'ikibazo ku Burundi buri bice by'imipaka ni ibice bari by'ingenzi, ibice by'ingenzi ndetse buriya umuntu ufata nk'umwanzi agenzura icyo gice ntabwo byanze bikunze ubutekanye. Ndago urugero rworoshye, reka dufate urugero rw'u Rwanda FDLR. Urabizi ko iyo FDLR yegereye, uretse ko muri iyi minsi wenda muri iyi myaka hafi igiye ukabaka bibiri icyo kibazo gisa nkaho cya M23 yabaye nka buffer zone, ariko mbere yuko M23 ifata ibi bice u Rwanda rwahoraga ruhangayikishijwe n'umutekano kubera ko ku mipaka hari FDLR. Hafi ibyo bice hari FDLR. Ni ikintu kandi u Rwanda rwakomeje kugenda reportinga mu miryango mpuzamahanga no muri UN n'iriya General Assembly bakavuga rwose ni ikibazo n'undi wari wese akabyumva. Ahangara no ku Burundi naho ni ikibazo ku Burundi kubera iki iyi Red Tabara bayifata nkaho nukuvuga ngo nko u Rwanda rufata FDLR nabo kuri Red Tabara bayifata uko kubera iki nubwo ari forces zitandukanye ariko bose n'abanzi nyine babiri ruhande. Yari reference ukuntu u Rwanda iyo FDLR iri hano rwumva rudatekanye nabo kumva ko Red Tabara iri hariya yego byange bikunde nibatekana, ariko no bitandukanira. Iyi Red Tabara bayivuga as illusion, ukuvuga ngo iyo ari ukuntu navuga ko bahimba ko yabiri hariya kubera ko abo tuzi bari hariya ni M23 netwirwaneho, abo bantu tuzi bari hariya na Red Tabara. Ariko bo bararenga bakavuga bati ariko natwe amakuru dufite y'ubutasi ahubwo gisivile cyangwa bwa gisirikare atubwira ko hari ukwiyunga, hari unification yabaye hagati ya Red Tabara twirwa na M23 gukorana. Ubwo rero twe tujya tureba ngo menace threat ni yihe, ni Red Tabara kuri twe. Ubwo muhari rero nayo irahari. Uburundi sinzi niba bwari bwasobanukirwa ikintu cy'ingamba z'ubwirinzi, ni terimi ishobora kuba general nagiri specific gusa ku Rwanda nabo hariya ndabona ko iki kintu bashobora kwadopta strategy mu gihe cyose M23 yabihari. Impamvu u Rwanda rutekanye nuko M23 simenace ku mutekano w'igihugu, yewe n'u Rwanda rwararenze ruvuga ko hari amasezerano mu by'umutekano rwagiranye na M23. Ruvuga ngo ntabwo ari amasezerano, ni coordination, ubufatanye mu by'umutekano. Gusa si amasezerano. Iyo uvuze amasezerano ugirana umufatanye bayinga iyo uvuze amasezerano muri yo sanse y'ibi bintu biri politiko gutya abantu bashobora kugira ngo hari inyandiko ihari abantu bandikiranye bakavuga ngo tuzadufatanye ibi n'ibi. Ni ukuvuga ngo ni kwa kunumva ngo twagize dutya twafashe cyangwa se twabohoye abantu FDL yaragize wenda intuze yarafashemo bugwate ni mwakira abantu banyu. Iyo ni security coordination, ntabwo ari pact. Amasezerano bijya mu buryo bwa pact, ibi bintu byanditse ngemeranyije ibi nibi. Ibyo rero ntabwo u Rwanda rwigeze rubigirana. Ni ubufatanye mu by'umutekano, as simple as that. Okay, reka dukomeze ko ndaza ku suzuma neza bufate n'amasezerano uko gusa reka dukoresha ibyo n'ubundi abadiplomate bavuze security coordination. Madame ni ambasaderi wacu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko ari security coordination. Ubwo n'ubwo bufatanye mu by'umutekano. Niyo mpamvu wenda M23 atari menace ku mutekano w'igihugu, ariko hariya iyo Red Tabara baracyayibona nka menace ku mutekano w'abarundi. Ubwo nabo rero baraza gufata izo ngamba zihariye zo kureba ngo wenda nubwo dufite ubwo bushobozi bwo kubimura mu birindiro, ariko se turakora iki? Ibyo gukora rero n'ubundi babitangiye basa nk'abitangiye kera kuko Uvira n'ubundi rimwe barwanyi b'abarundi. Ahangana n'ubundi muri ibirindiro bya FARDC
sinzi ntago ndibuze kubishimangira ariko nanone nibyabura ko hagomba kuba harimo ingabo z'u Burundi zari ziri hariye uko byamera kose no ku bice by'imipaka yabo uko byamera kose kandi banabizi ko M23 hafi aho so uko byamera kose bari bahari icyo ni kubona rero mu buryo bwose bushoboka ari ukumiriye M23 cyangwa se twiriwe no mu kwisubiza inyuma cyangwa se kujya kugotera muri Uvira nubwo nabyo nta mahirwe umuntu yabiha ko resistance yaba ari cyo yatanga buriya iyo urebye amakuru ahari ejo bundi ahangaha Pacifique ni nahazwe umwe mu bantu bari prominent cyane mu bijyanye n'ibi bibera mu Burundi cyangwa naha mu karere bufite amakuru bwe yavuze ko abasirikare bamwe bajya bamwihamagarira bajya bamwandikira bakamubwira kaga bahura nako n'uburyo batishimye cyangwa batanitaweho mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu rugamba babamo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibi byavuga ari byo ubwabyo ni ukuvuga ngo morale usibye gusa wenda ko yabiri muri commandement hejuru sayiko yegereye President Evariste Ndayishimiye. Nibi byo Pacifique ni nahazwa ari byo ibyo avuga ndakomeza kubisubiramo cyane kubera yuko declaration ni kimwe ariko no kumenya ngo la realite ni yihe koko nibyo kuko nawe ko bivuga gutyo nutavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi so ntashobora kuvuga ikintu cyafavoriza u Burundi ariko kubera ko hari credibility yubatse nabyo ushobora kubigenderaho reka nkomeze kuvuga ngo niba ari ibyo byavuga byaba bikugaragariza ngo hari ikibazo gikomeye cyane ku buryo AFCM 23 MRDP twirwaneho bashobora gutsinda abarundi kimwe mu bibiteye ari icyo ngicyo nta morale. In fact kurwana urugamba utishimiye udafashwe neza kugeza ubwo kuko ni amabanga ya gisirikare ubundi ujya kumena ayo mabanga ya gisirikare ku bantu bari external ndetse batavuga rumwe n'ubutegetsi wowe bwagutumye kurwana buriya bivuze ngo morale yacitse morale rero idahari mu gisirikare ugasirikare ngo morale June iki buriya bifite icyo bisobanura iyo idahari biba byapfuye icyo ni cyambere ariko icya kabiri ni AFCM 23 nyuma yuko ivuye muri Uvira nubwo navuga ngo ntabwo yiyubatse yonyine ariko kubera ko ariyo turi kureba kuva mu kwezi kwa mbere kwa 2026 turimo kugeza ubu yari yubatse cyane yaba ari mu buryo wenda bwa diplomasi niyo kaba kadomo byanze bikunze kagiyeho mu buryo bw'igisirikare noneho ari nacyo cy'ingenzi cyane yinjije abantu benshi sirikare benshi ibanze gatozi kagira gutika bashyira kuri discipline bizwi bihari bararenga 90 byanze bikunze muri uru rugamba ntibuzi intwaro ya rekipeye muri uru rugamba ntibuzi intwaro ya rekipeye yewe urugushwa no gusanga inazigura ntabwo bakubwira intwaro bazikura he no mu nyeshyamba burya ziri bien organize zizi cyo gukora akenshi birinda gutanga amakuru cyangwa gusandaguza amakuru uribuka ko hari igihe ubwo RPA yari ku rugamba yari mu rugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiye muri za 1990 President Museveni wa Uganda icyo gihe baramubajije batangaza amakuru do you support RPA in terms of ammunitions arms n'ibindi nk'ibyo ngibyo baravuga ati turamutse tubasupportinga ati ubu ngubu baba barafashe Kigali kera baba barafashe igihugu ati oya birwanaho barashakisha nta twebwe turamutse tubasupportinga mu bwo buryo uvuga bakabaye kuba baragezaho bari ndibuka neza cyane ko na AFCM 23 yigeze kuvugira icyo ndavuga ngo ndumva ari nani ari Bertrand Bisimwa ndavuga ngo iyo u Rwanda mutushinja ko rudusupportinga iyo ruza ko rudusupportinga actually twari kuba twarateininze Kinshasa kera now ni AFCM 23 rero nkubwira ngo mu buryo bwo bwose uko nakari gaciyemo by the way mu buryo bwo bwose yari yubatse mu buryo bw'abasirikare personnel yari yubatse mu buryo bwa diplomasi uko yabingana kose ntabwo bicaye yari yubatse mu buryo bwo kubarangwa ariko none ahantu twavuye bigenze uko byagenze yaba ari diplomatic pressure bariko bakavuga ko ari uguhamahora amahirwe nituramuka dusubiyeyo inyuma y'igihe gikabakaba umwaka tuvuyeyo urugamba liberation struggle ni calculations izo calculations byanze bikunze barazikoze simvuze ko nabo bahatana batazikora ariko kubera ko bo barwana existential war ni intambara yo gupfa no gukira ariko none nkongera nkavuga ngo Burundi nabwo iyo byageze ku mupaka
ari intambara yo gupfa no gukira, intambara yo gupfa no gukira. Ni kimwe mu byakubwira ko rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri karagace cyane cyane ka Uvira cyangwa ibindi bice byose bigiye byegera umupaka w'u Burundi, n'urugamba igihe ruzahabera, God forbid, may God forbid, kuko jewe sinjya mfana intambara, gufana intambara rwose birakanyagwa, ariko nyine actually irahari. So izaba ari intambara iteye ubwoba nyine ko mbitekereza, kuko M23 iri resolute, bavuze ngo twagiyeyo tuvuye kubw'impamvu ABCD, ariko we decided gusubirayo. Turagiye byanze bikunze n'ubundi, niba ariyo pressure turabizi iracyahari, niba ari icyo gihugu cy'u Burundi kivuga ko kigomba kwirinda n'iki kizashyiramo imbaraga, nacyo kirari ntabwo kimutse. So let's do it. No kugenda abantu bavuga bati ngo nugupfa no gukira, nabo basanze nabo nuko bimeze, ni intambara izabikomeye cyane. Ni M23 ku mugani yahavuye mbere, buri umuntu afashe decision yo gusubiramo ikintu yari yararetse, nuko abona hari impamvu ikomeye yatumye ikintu gikora. Yes, iyo mpamvu rari gusunitse irakubwira ko amahitamo nabiri, nuko ugenda paka ugeza aho hantu, cyangwa se uhitemo ubireke, cyangwa se uvuga uti bazanyica guhaguruka. Ubwo nyine wiyemeje gupfa no gukina, kuvuga ngo ndapfa cyangwa se nkomeze ngende paka ngezo ngomba kugera. None byagera ku Burundi nabwo burabara uko nguko. Iyi M23 ije turi kwibona muri ditabara na RDF, ndetse bigira naho rwose habe uyu Reveriye ndi kuri y'umuyobozi w'ishyaka, munyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD na president w'igihugu, no baravuga bati uko byamera kose Uvira turabizi ko nimuyifata mushobora korohereza abaturwanya bakatugabaho ibitero. Niba tugabaho ibitero, twe natwe intwaro zacu nukuzerekeza mu gice cy'amajyaruguru, ubwo byegeye n'ibice by'amajyepfo y'u Rwanda, natwe ubwo dufite ukuntu tuzada tubigenza, kuko turabizi ni rwo si ibyo rwitirira abantu, kuko boniko bifata. U Rwanda rwo ruri buze gutuza, maze igihe ubyigamba binabaye bikagenda uko wibwira ko urashe mu Rwanda, umaze n'igihe ubyigamba byarangira uko. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame arakubwira ngo iyo uvuze ngo uzantera nitegura accordingly, kubera kugeza igihe menyeye ko wakinaga cyangwa utazabishobora. Ariko nabyo ntago byatuma mbirekera aho ngaho. None amagambo y'umukuru w'igihugu iyo nyafata bitandukanye, nayo ndi umukuru w'igihugu nzi ijambo ryanjye rivuze, nzi ko ufite ubwo bushobozi, umugaba w'ikirenga w'ingabo, nzi ko ufite ubwo bushobozi kuzigaba rwose bwo gukora ibyo ugomba gukora. So ni ukuvuga ngo God forbid intambara ya hano rwose ishobora kwaguka ibyo abarundi bigamba babikoze bakarasa mu Rwanda, kubera ko wenda ibyo bice batari kubigenzura ku mipaka, wenda sari igitero kinjiye mu Burundi bakabigenza ko babivuze. Simbona u Rwanda rutuza, ubwo kandi inshuti z'abarundi wenda bafite uko babyumvana nabo bafite uko babigenza. Oya, doctrine y'u Rwanda birasobanutse, si n'ubu gusa. Doctrine y'u Rwanda tutagendeye kuri ibyo ngibyo wenda byavuba bya perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ngo nitegura accordingly. Niba uvuze ngo uzatera igihugu cyanjye ukigira umusaka ugira ute, okay, nitegura mu ubwo buryo kugeza igihe menye yandi makuru atandukanye nayo ngayo watangaje. So tutagendeye no kuri ibyo, uribuka Generali Mubarak Muganga, ngira ngo yari ataraba na CDF, none CDS mu Rwanda, CDF nyine babivuga mu Bugande, aho ngira ngo hari yaba ari inama y'abamotari, yaba hari muri stade hano Nyamirambo, kuri Kigali Pele Stadium, cyo cyari kiri stade regional Nyamirambo, avuga ngo twebwe iyo umuntu iki gihugu cyacu ntabwo tugomba kurwana intambara muri uru Rwanda. Sindi gukoresha amagambo neza uko yakoresheje, ariko context niyo ngiyo. Twebwe tugusanga iyo hano mu Rwanda hari ibindi bintu byinshi byo kuhakorera, hari ibyo tugomba gukora, tugusanga iyo hirya aho ngaho ushaka n'iki tukagira. Ngira ngo ni naho Neva hari cyangwa perezida w'u Burundi yavanye ko intambara uzayitangiza ngo tangirira iyo inaherera iyo, ngira ngo hari wenda niho yabikuye cyangwa iki. Ariko ni u Rwanda nkuko wahoze ubivuga mu kanya, doctrine yarwo rwose baravuga ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa. Ibyo ni iby'umwami Kirima Rujugira niho bivuze, kugeza n'ubu ngubu ubona ko ariko bimeze, birahererekanywa n'ubu niko bimeze. Ntabwo u Rwanda wavuga ngo ugiye kurutera selon abayobozi barwo ku rwego rwo hejuru, naba bagiye kurutera ngo basinzire ngo bumve birasanzwe ni nkaho nta cyabaye. Oya, n'urwo Rwanda wari urukomojeho rwo, ubwo ni ibindi. So ni ubutegetsi bwa Bujumbura cyangwa se bwa Gitega, navuga ngo bushobora kubura amahitamo
ubwo urumva bari kwisunga abamercenaires bavuze ko abamercenaires ari muri Uvira ariho bagomba kwisuganyiriza ngira ngo urabibonye amakuru y'ubutasi yatangajwe ni abamercenaires twabonye ko bagomba gukora uko bashoboye kose kugira ngo barokoke intambara bajye kurya amafaranga yabo baba basezeranyijwe menshi kugira ngo rero urokoke intambara uraregeza burya kenshi uraregeza ndetse bo ngira ngo kubera ko n'abari aba contractuel noneho kandi abantu banabubaha nk'abantu ngo baje ngo ari aba expert ngo niki ngira ngo nta nubwo bo bagengwa n'amategeko y'igisirikare bari gufasha kuko ubundi mu gisirikare yo ngo wanze kurwanya umwanzi iyo uhunze niki akenshi ushobora no kubizira rwose mu mategeko niko bimeze guhunga umwanzi akenshi urabizira igihano cy'urupfu aho kikiri cyangwa se niki mu mategeko birasobanutse niko bigenda ibyo naho nkubwire ngo rero abacancuro birashoboka cyane ko bo iryo bwiriza cyangwa itegeko riba ritabareba niyo musinyana ngira ngo akubwira atyo ntabwo yakubwira ngo ndaje ndemeye mbaye nk'umusirikare wawe no na musi nyishura bize uwo muntu uzanye n'umuhashi nyine akeneye guhaka ajya kurya afite famille ni nko nawe ubyuka ukavuga ati ngiye muri office ugenda ubizi kuri bugaruka nawe nubwo aje ahantu hari urupfu ariko arakora ibishoboka byose aze kurokoka so ni igisirikare cy'u Burundi rero gifite akazi gakomeye bijyanye n'ibyo byose twasobanuye atari uko AFC M23 yo umuntu atavuga ko ngo nta kigafite kuko n'urugamba ntabwo wavuga ngo AFC M23 nta kazi ifite ariko byanze bikunze biraza kuba bikomeye hariya muri Uvira reka tunasoreza hano kino kiganiro mbashimire cyane mwese mwabanye natwe hanyuma dukomeze kubana no mu bindi biganiro.